wabagaye musaza na bagino papa wanjye bimeze bitese biracamo cyane ewa natubahaye ikaze rero kuri Busara Note uyu ni wa mwanya wacu mwiza cyane w'ikiganiro cyacu gihoraho cyitwa Focus on a Hit. Uyu munsi rero twagarutse twaje uyu munsi rero twagarutse tuje kuvuga noneho ku ndirimbo ya Buravan imaze iminsi isohotse yitwa Loki. Ni indirimbo nziza. Loki ni Loki indirimbo ya Buravan yakozwe na Drake Entertainment ndetse audio ikorwa na Bobo Pro. So ni indirimbo yakozwe kabisa, urabona ko yashyizemo indimi zitandukanye bikwereka nyine experience amaze kugira muri no music, noneho washyiraho n'ibihe bimaze iminsi avuyemo, kuvuga yari amaze launching album ya Love Lab yabaye hit iba success byatari, noneho arangije abantu no muri fans découverte so byamuhaye exposure cyane mu bihugu bivuga igifaransa, binakwereka maturity nyine yazanye mu muziki. Nanone muri no ndirimbo hari hashize amezi 8 adasohora indirimbo, ndumva hagati aho gusa yarasohoye audio ya ndirimbo yakoranye na Charly na Nina yitwa Oroha, nabwo ndatekereza yarashyizeho audio gusa. Nabwo rero urumva ko yari amaze igihe kinini rero twiteze ibintu byinshi cyane kuri Buravan nyuma ya Prix Découverte, kuko yakoze tour nini cyane yazengurutse ibihugu bisaga 12 muri Afurika ajya ni Paris. Twiteze ibintu byinshi, sinzi rero uko byagenze, ariko Buravan twatekerezaga nyuma yo gusohora album yari afite indirimbo nyinshi zihagije. Twitegaga ko tuzabona n'amavideo menshi, kuko harimo amwe yari yarasohotse ariko harimo n'izindi nyinshi zari zitarasohoka. Ukurikije timing y'igihe yaboneye Prix Découverte, ni nacyo gihe Louise Mushikiwabo yagiye muri Organisation Internationale pour les Francophonies. Bikwereka ko nyine yari timing nziza, kuko nk'umunyarwanda wari ugiye kuyobora uno muryango w'ibihugu bisaga 51, noneho hakaba n'umuhanzi nyarwanda ugiye ubonye iyo exposure. Ni ukuvuga ko muri ibi bihugu 51 ugashyiraho iyo tour yakoze muri ibyo bihugu byose iganje ibyo muri Afurika bivuga igifaransa, bikwereka ko nyine hari expectation twari tumufiteho nk'abanyarwanda, ariko noneho tugiye tumva ngo yafashe break. Njyewe ku giti cyanjye niteze ibintu byinshi cyane nyuma ya Prix Découverte. Numvaga byibura tuzabona n'izo video z'ibitaramo yagiye akora, ariko ntazo twagiye tubona, kuko njyewe ku giti cyanjye turabizi ko yakoranaga na Meddy Saleh, kandi muri turabizi ko Meddy Saleh akora amavideo. Twagiye twitega ko wenda buri gitaramo cyari kugenda kigira video tukayibona, ntazo twigeze tubona. Nyuma y'igitaramo twiteze ko wenda hari n'indirimbo nshyashya yakoreye hanze cyangwa n'andi collaborations, ntazo twigeze tubona. Nabaye disappointed. Ndumva ntago yari disappointment, kuko ukurikije ibyo yari amaze gukora ni ibintu nta muhanzi nyarwanda wigeze abikora. Ni ukuvuga kuba yarabonye Prix Découverte, ni ukuvuga yari akwiriye break yafashe kabisa, kuko yari break yaninze. Ni kwa kundi uba uvuye ku kazi urushye ukajya kuruhuka, rero yaruhutse avuye mu kazi. Ndumva break nta kintu. Ku giti cyanjye ntekereza ko ku muhanzi ntago ntekereza ko ari byiza ko yafata igihe kinini adakora, kubera ko hari ibyiza yagezeho cyangwa hari intambwe yateye. Ntekereza ko cyari igihe cyiza cyo gukora cyane, ku buryo n'umwaka ukurikiraho yashoboraga kongera kwegukana Prix Découverte. aho ndumva ufite ishingiro, kuko tubibona no ku bahanzi bakomeye. Kuba Burna Boy aba nominated muri BET Awards ntabwo bimubuza gusohora album nshyashya yindi, kandi nayo ikongera ikamushyira muri icyo cyiciro n'ubundi. Rero tugarutse kuri iyi ndirimbo narayikunze kabisa, nabonye ari indirimbo njyewe bakoze bitonze kabisa. Cedric Drake twabonye
amashusho meza cyane. Ni amashusho meza, iyo urebye lighting, ukareba quality ya video, ukareba noneho n'indirimbo ubwayo ni identity ya Ivan Buravan. yaririmbye ibintu bye, ni ukuvuga ari consistent, ni indirimbo uzabona ifitanye isano n'izindi nyinshi yasohoye, kuko zose aziririmba mu buryo bumwe, kandi bikwereka ko ni umuhanzi nyine umaze kubona identity ye mu muziki, ari nabyo bituma abantu benshi bamukunda hanze aha ngaha. Mbona rwose yewe indirimbo za Buravan iyo ugiye ureba uruhererekane rwazo ubona zigenda zigira buri ndirimbo igira umwihariko, zifitanye n'isano, ariko iyi ndirimbo yaje ari umwihariko cyane kuko yaba kuri audio irimo indimi nyinshi zitandukanye. Ntekereza ko yabaga yanatekereje ku isoko ryo hanze cyane, ari nacyo abahanzi benshi babura. Ikindi cya kabiri ni amashusho yaje atandukanye n'izindi video yagiye akora mbere. Cyane urebye nk'ukuntu bambaye muri video ni Michael Jackson style, ubona ko noneho barangije bashyiramo na choreography nziza byatari, harimo nk'ahantu babyina kinyarwanda kandi bari no kubyina imbyino zo hanze, bikwereka ko nyine yari yayiteguye kabisa, ni content iri imacinga n'indirimbo. Iyo urebye ubona ko ari ibintu byapanzwe neza kandi bigashyirwa no mu bikorwa neza. Ntekereza ko rero muri iki gihe gishobora kuba kitarapfuye ubusa. Ntabwo cyapfuye ubusa, reka twitege wenda ko mu mezi 2 cyangwa 3 ari imbere azongera akaduha indi hit nk'iyi ngiyi, kuko ni summertime, nicyo gihe cyazo. Summertime urabona ko abahanzi benshi bari gusohora indirimbo, ariko ikindi nibaza ko abahanzi bagerageza gukora amavideo meza, audio nziza, bakagerageza no gushyiramo n'izo ndimi, ubona ari ikihe kintu kiri gutuma umuziki nyarwanda utagera kure? Ubundi umuziki nyarwanda mbona ukorwa n'umuntu ku giti cye, kandi buriya umuziki kuwukora ntago aba ari one man show, bitegurwa n'ikipe nitegura team igomba gutegura, ukuvuga afite management, ariko management igihe idashobora kumuhereza opportunity yo kugira ngo ashobore gusohoka igihugu, ntago n'ubundi azakomeza aririmbe, ashyiremo icyo Faransa, ashyiremo icyo Giswahili, ariko azakomeza aririmbira audience yo mu gihugu, kubera ko management ye ntago imupositioninga muri brand iri international nk'umuhanzi ku giti cye. Bishatse kuvuga rero ko bakeneye promotion iri ku rwego rwo hejuru. Bakeneye promotion iri ku rwego rwo hejuru, ariko nanone music management mu Rwanda ikeneye ku-improving ikaba nziza kurusha uko imeze. Dufite ababimazemo imyaka myinshi, ariko ntago imyaka myinshi bivuze ko hari ubikora neza, bisaba ubumenyi bushya n'amaraso mashya, ndetse n'ubushobozi kubaka ubushobozi mu babikora. Reka rero dushimire Buravan yaduhaye indirimbo nziza cyane, tunamutera courage kugira ngo bakomeze gushyiramo imbaraga bateza imbere umuziki nyarwanda, natwe turabashyigikiye. Rero turakomeje kubashimira cyane abakurikiye Busaranote. Nahangaha dusoreje, ariko dukomeza kubararikira gukomeza gukurikira ibiganiro bya Busaranote bitandukanye, by'umwihariko Focus on a Hit. Turabashimiye cyane. Twimanukira cyane.